Dawidi yatoraguye amabuye 5 rimwe ryari wowe Yesu we. Nabyimbye nabi. Nta kibazo. Nongeye kubasuhuza inshuti bakunzi ba Kiana TV show. Uyu munsi jyewe ugiye kubakira abanyita Joy Murenzi, akaba ari jyewe ugiye kubakirira abatumirwa murebe imbere yanyu n'abana bato ariko bafite impano zitandukanye kandi ziko n'Imana ikunda abana. Rero mwebwe muzabakurikirana nimubona yuko bafite impano tuzakira na telefoni zabo, mubishime mwazabahamagara kugira ngo bateze imbere mu impano zitandukanye, bari bubibwire babwire n'impano bafite zitandukanye. Ariko mbere ya byose ko tubakira, reka tubanze dusenga Imana. Data mu izina rya Yesu, duciye bugufi imbere yawe, twongeye gushimira ineza n'urukundo no kurinda gukomeye. Twongeye gushima ko twabyutse bikemera, ndetse n'abadukurikirana muri aka kanya nuko babyutse bikemera. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Rero tugiye gukora iki kiganiro hamwe n'urubyiruko, ariko turakwinginze kugira ngo umanukire hagati yacu utege kuganze, kandi Uwiteka Nyiringabo ukiyobore. Two kwiyobora cyangwa two kuyoborwa n'amarangamutima yacu, ahubwo Mwuka Wera w'Imana uze hagati yacu kugira ngo ikiganiro tuzakora kizagira impinduka gikora mu bwoko bwawe. Shimwa shyirwa hejuru, tegeka uganze, ni mu izina rya Yesu Kristo nsenze neze, amen. Amen. Muraho ishyira gutya kature ko yaka. Okay. Muraho na mahoro. Turaho turashima Imana. Nagira ngo wibwire abadukurikiye kandi ure muri kamera. Nge mubona banyita Uwimana Benjamin, abanuruka muri Kicukiro. Bigenzi wanjye nawe mubona. Reka yivuge nta kibazo. Nshimiyimana Emmanuel, nuruka nanjye muri Kicukiro. Nzayisengereza nanjye nuka muri Kicukiro. Okay, narebe nanjye bayita Murisha Fred. Tubonyereho mu rubyiruko mwarimo mwigendera, ariko mudusabye ko tubakoresha ikiganiro. Ni ukuvuga ko hari ibyo mufite mushaka kubwira abadukurikiye. Ikibazo ni gute urubyiruko rwa hano Kicukiro mubona rwitwara? Urubyiruko rwa hano Kicukiro rwitwara bitandukanye. Bamwe muri bo harabishora mu biyobyabwenge, abandi mu buraya. So hari nabo nyine ubona bidashishikaje ibyaba ari ukwiga. Yego. Cyangwa se ugasanga bamwe bibereye mu mikino mu bintu nk'ibyo nyine. Baratandukanye urubyiruko rw'inaha. Ese ubona kwishora mu buraya cyangwa kwishora mu biyobyabwenge bishobora kuba biterwa n'iki? Kwishora mu buraya cyangwa mu biyobyabwenge ni ibitekerezo by'umwana. Hari igihe umwana aba wenda iwaba abona hari ukuntu bitagenda, akavuga ati ninjya muri ibi biragira icyo bimarira, ugasanga bigiyemo nyine azi ngo biri mufitiye inyungu, ariko nyine aba ari kwiyangiza. Niyihe nama muri aka kanya rero kugira ngo abadukurikiye nabo babyumve, abana bangana nawe ku myaka ufite, abana bigana nawe bazakubona, ndetse n'abatuye aha ngaha, ubona ari iyihe nama ushobora kugira urubyiruko muri iki gihe? Urubyiruko rwo muri iki gihe inama narugira nta yindi, ababyeyi babo nabo bagomba kubafasha mu bintu byabo, kuko abenshi kujya muri ibyo biyobyabwenge biterwa n'ababyeyi. Ugasanga umwana asereye n'umubyeyi akavuga ati stress umubyeyi yaniye kugira ngo zishire ndafata itabi. Ubwo nyine ikintu nabashishikariza kubaha ababyeyi bakumvikana, umubyeyi nawe agatwara umwana we neza, kuko umubyeyi natongana n'umwana, umwana leta avuga ati se mama nta kintu amariye. Nagenda agahura n'undi muntu gutyo w'inshuti ye unywa itabi ibiyobyabwenge, aramubwira ati mfata kano kantu niko karatuma umera neza. Ariko muri icyo gihe ikintu ngiye nababwira kwirinda ibiyobyabwenge ni bibi, bituma abana benshi bajya muri gereza bakaba ibigoryi, usanga niyo ukuze bikugiraho ingaruka, cyangwa se urubyaro rwawe nabyo rukabigiraho ingaruka. Ariko niba mbyumvise neza, nshobora kuba numvise yenda wasubiramo aho ngaho, urashaka kuvuga yuko ababyeyi bagira uruhare runini ku bana babo kugira ngo bashobore tube tubabona muri ubu buzima bwo kujya mu biyobyabwenge? Abenshi bajya mu biyobyabwenge bitewe na stress z'ababyeyi. Ugasanga niba ugasanga wenda nk'urugero umwana agiye gukora akantu, umubyeyi we aramutonganyije, umwana aragiye ahuye n'inshuti akamubwira ati kugira ngo stress zawe umubyeyi aguteze ishire fata aka. Kuri Kiana TV show mwabibonye, mwabyumvise, mwumvise ko ababyeyi bagira uruhare runini kugira ngo abana babo
bajye mu biyobyabwenge babyiyahuze. Umubyeyi rero dukurikira, jya ugerageza ukurikirana abana bawe uko bavuye ku ishuri uko binjiye, kandi ugerageze ubarere mu buryo uhagarika ibitsure byinshi no kubakubita no kubamenasa ntabwo ari byiza. Imana iguha umugisha. Wampereye umugenzi wawe nawe akagira icyo abitubwiraho ku bintu ibintu urubyiruko rurimo muri iyi minsi ubona ari ibiki? yewe inkange ukuntu mbibona mbona barayobye rwose barataye inzira y'umuco nyarwanda. Yes. None ubona ari iki cyakorwa kugira ngo baguruke ku rufatiro rw'abana b'abanyarwanda? icyo nakora Icyo ubona bakora? icyo ubona bakora ni ukubashishikariza kubireka. None se nubashishikariza kubireka kandi bibatera ari ababyeyi, niki wabwira ababyeyi muri aka kanya badukurikiye bashobora kuba baragize uruhare ku bana bo kugira ngo bishore muri ibyo biyobyabwenge? icyo nabwira ababyeyi rero ni ukumenya ngo umwana ngo byagenze gutya akanga kwiga amutunganya, kuko urumva ko iyo amutunganyije aragenda akajya kubifata. Yego. rero icyo namushishikariza kujya ababwira ni ukajya abitwaraho neza. Ese rubyiruko muri hano, yenda bitari n'uyu nguyu gusa, undi muntu ufite ikintu yabisubizaho, ese mubona guhana umwana ukamukubita ukamucyaha, mubona koko ariyo ntandaro y'ibiyobyabwenge? Mutubwije ukuri. oya ntago ariyo mpamvu. guhana umwana kumuhana byo biba bikwiye, ahubwo ikibi ni ukurenza. Ushatse kuvuga yuko ababyeyi turenza? hari igihe kurenza gute? wowe ubona igihano ababyeyi baha abana muri iyi minsi ari ikihe? Katuvuge wakosheje, genda umubyeyi wawe, ubona naguhana gute kugira ngo bitagusunikira muri ibyo biyobyabwenge? Impamvu tuba tukubaza ni ukugira ngo abadukurikiye n'ababyeyi bazadukurikira bazamenye ibintu bituma abana bacu basunikirwa mu kunywa ibiyobyabwenge. So dukeneye icyo gihano babaha kikabasunikira mu biyobyabwenge. Ni igihano kiba kimeze gite? Kiba gikakaye mu buryo bugeze hehe? Dukeneye kumenya ikigero cyacyo. guhana biratandukanye. wenda ushobora kumuhanisha kujya nimba yataga mu masaa 3 ukamuhanisha kujya saa 12 akaba ari mu rugo. Nacyo cyaba ari igihano. Ikindi cyo guhana bakungana nta kibazo. Ikindi bijyanye n'ibyo byo guhana, hari igihe umubyeyi guhana biratandukanye. Ari gufata akanyafuka akamukozaho, hari no kuvuga ngo biriya bintu byo gucyurira abana, vuga ati nta kintu akamaro mfitiye, ntacyo uzimarira. Umwana just nawe bituma nibyo bituma ajya mu bimugiraho ingaruka. Umwana akavuga ati niba ahuye na mugenzi ari kunywa itabi, aramubwiye ati n'ubundi nyoko yerwa akubwira ati ntacyo uzamumarira, ntacyo n'ibiki. Nawe umwana nakahita avuga ati n'ubundi se kavuga ngo ntacyo nzamumarira, reka nifatira aka kantu. Nyine umwana we yumva ko aricyo kimufitiye akamaro. Umubyeyi ibintu byo gucyurira abana by'inyuro nabyo si byiza nyine ku bana. Babyumve nyine. Ku bana nyine bituma bimera nabi. Babyeyi muhatiriza abana ibintu nk'ibyo nyine byo kubacyurira inyuro. Ugasanga niba umwana wenda nk'urugero afite nk'umubyeyi umwe, uramucyuriye ngo uri ikigoryi nkaswo, ubwo ahita yumva ko nyine ibintu nk'ibyo na papa we ariko gutyo nyine ariko nawe byagiye bigenda. Ubwo umwana ahita yiheba kumva ko najya mu biyobyabwenge aribyo bintu bizatuma stress tuza. Kandi koko numva abantu banywa ibiyobyabwenge bavuga ngo iyo unyweye urumogi cyangwa se ibindi bintu uhita wumva ibintu stress zose ufite zigabanyutse. Ubwo rero niba guhura rimwe gusa ukumva stress ziragabanyutse uratuje, uzahita uvuga ati bya bintu siko bikora, kandi bizakugiraho ingaruka mu gihe kizaza. Mama we nagutonganya ahita wumva ko nta kindi kintu ugiye gukora ari ugufata bya bidroge. Kandi ubwo niyo binywa rimwe kabiri gatatu kugira chronique, nujya no kubyivanishamo usange bibaye ibindi n'ibindi. Cyo nicyo rero nabwiraga ababyeyi, ibintu byo gutoteza abana bababwira nabi nabyo ni bibi. Yenda ikindi nakubaza, nabonye ariho kuzemo ushobora gusubiza ikintu. Mwebwe ko mbona mukiri batoya kandi ko muhura n'abantu banywa ibyo biyobyabwenge, muhura n'abo bantu bigize indaya cyangwa bigize ibyomazi cyangwa n'inzoga ku myaka yanyu, mwebwe mubishobora mute kuba mutabigenderamo? Kuba tutabigenderamo akenshi ni nk'ababyeyi babidufashamo. Hari umubyeyi uba uvuga ngo niba umwana wanjye akoze agakosa sinjya kumukubita, sinjya kumutuka,
ahubwo icyo uri bukorera amubwira ati se mwana wanjye uramwicaza ukamuganiriza ukamubwira ati se mwana wanjye ibi bintu urimo ntabwo ari byiza, ibintu by'ibiyobyabwenge ubona dereba gutya na gutya bagenzi bawe ukuntu babaye, nawe nyine ugakura ubizi ko ibiyobyabwenge atari byiza, ibintu nk'ibyo byo kuvuga ngo nk'ubu ngubu nkatwe hari abenshi babinywa bangana nkatwe, kuba twe tutabinywa si uko ntabyo twashobora, ahubwo se n'uburere tuba twara nta kuntu umubyeyi azifata umwana we ufite imyaka 6-5 aramuretse yiriwe abunga mu gasozi ibintu byose, ni wa mwana yirirwa utaha saa sita z'ijoro ari umwana mutoya, nta kuntu rero atajya mu biyobyabwenge, nakura akagira imyaka 15 yirirwa mu gasozi bene ako kageni, ni hahandi usanga umwana yirirwa ku kabari. Ubwo niba umuntu anyweye itabi agata ako kantu hasi akavuga ati se kari akantu gacumba umwotsi ubundi kameze gute, se ra muntu uri kukanywa we kumbona ameze neza yishimye, ubu kumva ko nyine harimo ibintu biryohera, umwana akagafata biraho gutyo ukajya ugira akamenyero. Babyeyi kandi namwe murinda abana kujya ku tubari, umwana muto ijya ku kabari nta kindi bari guhigayo, ni ibyo biyobyabwenge niho batangira binywera kubibirara ibintu nk'ibyo, kuko nta kuntu umwana yajya ku kabari ngo yirirwa areba abasinzi banywa nawe n'ibihandi usanga umwana niba akuze akabona amafaranga nta bindi bintu ari bitajyamo, nyine atajya avuga ati kanjye kumva ukuntu za nzoga zimeze bya bitabi ukuntu bimeze. Icyo nicyo nabwiraga abadukurikiye. ese kubana mungana mu kigero cyanyu ndetse no kwishura aho mwiga, hari abo mujya muhura nabo babakangurira kuba mwanga ibyo biyobyabwenge? Muri urugero turimo ntabwo byabura benshi cyane na ndetse, ariko nyine nawe iyo uri umwana mu mutwe just urabinywa, ariko se nkanjye uje ukabimbwira ngo njye muri ibyo bintu by'itabi biki n'ibiki sinakwemera, ahubwo ngiye icyo nagufashe muri icyo gihe nakwitaho nkamenya nkavuga ati basi kankora ibyo umubyeyi wawe atakoze, niba utumvira umubyeyi wawe, niba uri nk'inshuti yanjye nkavuga ngo basi niba tugendana ndakora ibishoboka byose wenda nguterete ndebe ko wenda ibyo bintu wabivamo nyine tu ndebe ko ibyo biyobyabwenge wareka kubyishoramo, n'ibinkundira bivamo, niba byarakugize chronique just ubwo ndakureka. Ese iyo muganiriye nta zindi mpamvu zitari ugufatwa nayo n'ababyeyi zaba zibatera gufata ibyo biyobyabwenge? Gufata ibyo biyobyabwenge nabyo impamvu nta zindi, hari ukuntu umwana afite umubyeyi unywa itabi, umubyeyi ugasanga muri saro gutya yicaranye n'abana acanye itabi ararinyweye, nta kuntu uwo mwana rero azakura avuga ati se ko papa binywa abaye iki, ntaduhahira, nta turi kwishyura amafaranga y'ishuri, azavuga ati se byanga byakunda ririya tabi nanjye ngomba kurinywa kuko se ko papa arinywa gutya na gutya, rero usanga naho ngaho n'abana naho bibaviramo kujya banywa ibyo biyobyabwenge. Reka tubazongu kwegereye uwo mwana nawe ndabona ari mutoya, ndibaza ko we atigeze ahura n'abantu bamubwira bati ngwino tukwihera umunezero hano hirya. Wowe ku myaka yawe mu bana mungana hari umuntu wari waza akakubwira icyo kintu muri ibyo twarimo tuvuga by'ibiyobyabwenge? nawe ariko ndababona. Urababona? Ose iyo ubabona ubatekerezaho iki? Ntekereza ko vuga neza wicaye ureba hariya. njye ntekereza ko ari ababyeyi babo babitera cyangwa ari bo babyitera. None ubona nk'umwana ugukurikira angana nawe mubwira iki? njyewe namubwira agakurikiza impanuro z'ababyeyi. None se niba ababyeyi babahanura abana bakubita none bikabatera kubinywera kimwe, urumva ari cyo cyonyine akenshi ntabwo ari ababyeyi babitera gusa, n'abana barabyitera ubwabo, nk'umubyeyi agahora abikubwira, nkatwe bahora babitubwira. Yego. Hari n'igihe n'ababyeyi b'abo bana babinywa nabo babibabwira, ahubwo bakabyanga. Wowe se ubana wababonye yenda unabana n'abafite n'inshuti zawe, ubona byaragizeho ingaruka ki? Ingaruka usanga nko ku ishuri usanga bananira abarimu ababyeyi babo, buri munota basimbuka ikigo. Hanyuma se nk'umwana ugukurikira ni iyihe mpanuro rwose uvuga uti nari narabuze aho nyivugira kugira ngo abana bankurikira cyangwa abana bazambona byibura bankureho impanuro muri aka kanya, ku isi yose irakureba muri aka kanya, ni ikintu ki wababwira? Njyewe ikintu nababwira, hari igihe umwana aba abinywa afite impano, kubera kubinywa ikagenda wenda akina nk'umupira, kubera kubinywa ya mpano ye ikagenda. Ni ukuvuga ngo abana bagukurikira ufite impano yo gukina umupira ubivemo
kandi ibyo koko nibyo. Nanjye hari umwana wanjye mfite ukina umupira yigeze kumbwira ati nagize inshuti nyinshi zinywa ibi bintu ariko ikintu cyambujije nuko nakundaga gukina umupira. Haleluya. Rero koko abadukurikira, abana mwe dukurikira, muve mu biyobyabwenge, nta cyiza kirimo, ntacyo bizabagezaho, mubivemo, nta munezero bitanga, n'umunezero w'igihe gito, ntago ari umunezero w'igihe kinini. Ariko hari umuntu hano utavuze, nshaka ko mumuha mikoro by'umwihariko hanyuma nkamubaza akamuri ku mutima. Murakoze. Yego, harya utwibutse batubwiye ko witwa nde? Nitwa Mugisha Fred. Mugisha Fred. Mugisha Fred, ubwo Mugisha urabumva ariko cyane. Ubu urumva ko uri umunyamugisha. Ntuzanyibagirwe Mugisha wawe numara kugeraho. Ntabwo nabibagirwa. Mugisha Fred, ugeze kumva yuko ufite impano. Nagira ngo ugire icyo ubwira abadukurikiye. Abantu badukurikira rwose turabakunda cyane kabisa. Ariko mbere ndako tunyurizaho imirongo ku ndirimbo zawe, nagira ngo utubwire nawe hari abantu mwigeze mukura banywa ibiyobyabwenge bibirara. Turababona benshi twigana gutya mu mashuri gutya tukabona ku ishuri babinywa gutya nyine. Bari babyibura se babigukangura ngo nawe unyweho? Oya nyine ntabwo wabikubwira nyine, ariko kubera urugomo mushaka kugenda cyane cyane urugomo abenshi nibyo rubatwara. Urugomo rurabatwara ukabona mugenzi we nimba ari 5 4 barabinyweye we arasigaye akavuga ati ngenda sigarana n'abantu bari kubinywa njye nabyo ndi kumwe n'ubwo ibyo bintu byashoboka agatavuga ati reka nanjye nkurureho gutya birangire nyine batamfata nabi. Ko mbona mukiri batoya ku myaka yanyu mubona muzirinda urubyiruko rw'ibyobyabwenge muti ni gute muzabaho? Biterwa n'umuntu icyo yishyizemo kimubaho rega. Uvuze ati ikintu ntabwo nyishaka mu kuri njyewe ntabwo byagera ngo bikore nyine. Ariko ndabona muri batoya mufite impano zitandukanye. Wowe wambwiye ko ufite iyo kuririmba, wowe ufite iyihe? Ukina umupira. Ngewe impano yose, ngewe mfite impano nyinshi, impano injemo ngewe ntabwo nyamva kwizima. Iyo numvishe ikintu kindimo byanga byakunda ngomba kugikora. Cyane cyane nzi nk'ubu nzi kwestara na kwestara inzu ariko izi ziciriritse nkayirangiza. Nshobora gufata nk'ino mikoro nkayishwanya no kubaka, nshobora kuvuga ngo ngiye kubaka akazu gutya k'itungo, mfite amatafari yanjye aho n'ibiki byose nkakubaka nkakarangiza. Ngewe ikintu cyose kinjemo ntabwo njya mva kwizima nagikoze. Ngewe mu rugo ikintu banzeho ni ukwizirika. Mfite impano nyinshi kubera ukwizirika, niyo ikintu kinjemo mba numva nagikora, ntabwo natuza nageze rero ku ntego nihaye. Imyidagaduro nzi gukina futu, n'ubu niho twari tugiye gukina, ariko nyine ngewe ntabwo mvuga ko ariho impano yanjye iri. Ngewe ntabwo ibintu byo gukina ntabwo bikunda kunzamo cyane, ni ukujyayo nyine meze nk'uri kwishimisha, naba iyo nta kazi mfite. Oya ntabwo ariyo impano yanjye. Ngewe ni ugukina no kubyina. Kubyina by'ikizungu, kubyina sura ikinyarwanda, kubyina iki? Ntabwo ari ikinyarwanda, ni ibya kizungu. Okay, uradukubitiraho nawe utwereke. Reka rero mu mpano zanyu mufite ndi z'umupira nawe dufite ngo baraza kutwereka, ariko kubaririmbye mugiye kuturirimbiraho rero. Okay. Arine gutya natangira se. Ye watangira ukadukubitiraho imirongo yawe ushaka, niba ushaka kurapa. Let's go. Haleluya. Ubingoma zikinwa ahantu hose ugeze wumva ama ele, muzika nyarwanda izahora hasi kugeza muretse udebe. Ubizi arabizi utabizi azabazo bita Robert Makele na Lebo yafata umusani Kele Kamarina ufite amagwede. Turambiwe kuzinduka twumva radiyo murimo mukina amadebe, kunuko yapesha umufungo muza shiduka turi kumva amahene. Dore impamvu tutamera nka Neja, ikinyoma cyahawe intebe, siko tudakora imiziki ahubwo maniga bitaze birimo amayele. Album 7 bakwimaka lifting charge ya Tabati, Uncle Austin Alishimigata abahanze mu Rwanda tuzicwa ni Sali. Apfumba sinzozi z'abana igihumbi bibera jugunya nk'amabyi, ufite anga ishisa suri mwe rikagera mu gifu. Dukora umuziki mwiza ku buryo turarya tutavunika, ukeka yuko muturusha pawa umutima uzaturika. Dufite imihari amarira turire nijoro n'Imana yazi, uzabaze nareye nkuru yo kunywa icyayi ni mukamena itasi. Let's go.
mwikomere mu mashyi umva fata hano gonga hano kuri umuhanzi ndagira ngo rero nuriya muhungu aturirimbireho nawe turirimbire hari akandi ufite kuduha hari akandi ufite kuduha ziba zihari ariko nyine ntari ibintu naho ndakavugana oya duha kandi nta kibazo turahari hano erega nta kibazo naba kandi rwose waduha twakumva let's go ndi muri free nireka byinshi nawe mbibwira medicine mfite disease ikamuvuga big sure muri gang nigga fuck me your breath oya nuza gushuke kugukunda ndabika giyari haya bari hona marina she doesn't care woman again no mubashitsi ungize speechless muma byose wese wakunze isanje niyo nsomye amaso funga yose abikora nkubizi amoza muri feelings unataka nifanya nini ufite vibes ziri tree okay let's go hallelujah ndafashijwe nubwo ari uze ufite impano ikomeye birashoboka cyane ikomeye ni ukuri did you cut you remove it impano ziba zihari impano zirari kubita kandi impano zirari ahubwo nuko kibura nibi bazamura tu kubita kandi muracyagashaka kapera zirahari ntaribi kubitaho let's go intare igabanya vuri mu bujiji ni bwishi bwo muri iyi minsi fuck inzaga zitajya sweet zishaka bubifu dushima baguhisha na hindi inzira na gang tunashyizwa avugaga iki oni kenike shit lens ariko akoresha english nyinshi fuck shit ni nyinshi hit ni izi shit ndazizi kandi izi bitch zikuri zidize tuzidafera hasi ku mukeka ca bugufu udaseba icyo nshaka ni hera's papers. Let's go. Rero urakoze ni ukuri mbonye ibintu byawe bikora neza uririmbye neza ariko ndashaka kubaza iyi mpano y'ubuhanzi yaje ryari? Ibi ni ibintu navukanye kabisa ko njye nta nubwo nari mbizi ko nzi kuririmba nyine nuko nyine ku ishuri cyangwa mu rugo abantu benshi naririmbaga bakambwira ngo ibyo bintu uzabikomeze twumva ari byiza nyine ariko kwera injyana mbiririmbamo akavuga ati iyo njyana si nziza zabe nk'abari abamedi nyine kuriya baba bameze ariko ntuzarimba iyo njyana. Nibyo nashaka kubaza usibye iyo njyana urimo kuririmba hari indi njyana yo buririmba ifite? Indi njyana sinzi ko nayishobora nyine njye iyo niyumvamo niyo. Ese mu bintu by'Imana nabyo birapase? Ibintu by'Imana wapi kabisa ntabwo nabishobora. Ntabwo ujya ubirapa. Usibye mpano nyine kuririmba hari yindi waba ufite wiyumvamo? Njye nk'ubu gutya twige no gukina ngenda bishoboye cyane. Gukina foot? Byose urabizi ni ikintu volley? Foot no kuririmba ariko ibirenze no kuririmba ko no ku ishuri ndi mu bantu ba mbere baririmba ku ishuri cyane. None se uri mu kangahe? Ubu ngiye kujya mu wa gatatu. Segondere? Ese iyi mpano utekereza kwikomora ku wuhe mubyeyi? Mu rugo mu muryango wacu nta muntu nzi uririmba ariko umukinnyi arimo wari unakomeye cyane kuko papa wa mama yari umukinnyi wakinaga muri Kiyovu mbere ari we kapiteni w'ikipe. Bamwitaga nde? Bamwitaga Frederic. Urumva rero yuko gukina kwawe ufite aho bikura ariko indirimbo ni gift Imana yakwihereye. Imana yaravuze ati uyu mwana wanjye reka mwohereze ku isi agenda bamere tuno tuntu ntacyo. Imana iguha umugisha kandi kugire neza kandi izaguteza imbere ikomeze kukwagura. Nagira ngo mere mikoro ya mujeni nawe agira ikintu atugezaho muri ku mutima cyo kuririmba. Watubwiye ko nawe uri umuririmbyi.
kutubwira yuko ujya ku ishuri ugira akanya ko gutrayininga se buriya oya ni ukubyina gutya gusa ntabwo njya mbyiga. none se mu muryango wawe hari umuntu wabyinaga gutyo? wapi ni gift gusa Imana yakwihereye cyangwa ubikora mu church? oya cyane ko wambwiye ko uri n'umukozi w'Imana mu church, si wowe wabimbwira? ntago nijye ibyo warabyigishije gusa cyangwa ni ku ishuri? njyewe nabonye nabonye bashiki banjye babibyina ndavuga ati nanjye wabimenye. ngenda byiga birangira mbimenye. urabikunda ku ishuri se ujya ubikora? ku kigo cyacu ntabwo ibyo bajya babikora. okay. rero nawe reka tukubaze ikintu kimwe. ni iki muri aka kanya wakwisabira? wakwisabira umuntu ukureba, umuntu wabarebye akabakurikirana agira ngo mwese muherekanye mikoro, umuntu urimo kubabona ahangaha, ni iki wamubwira? ikintu namubwira ni ukumubwira ikintu cyose yakunze akakizirikana mpaka akimenya. Yes. ko hari igihe ugikunda ukajya ubona uri kukimenya, uragihatiriza mpaka ukimenya ko ntabwo byakanga iyo wakishyizemo. umuhate mbega nicyo ushaka kuvuga? yego. okay. bashiki ufite bashiki bangahe? 2. nibo babyina gutyo? umwe niwe ubyina undi ntabwo abyina bino. undi afusa gukora iki? we ni ibintu abyina nta mpano afite byo kumansura. no kumansura ntabwo ari bino. ubwo se kumansura rero ahubwo bivuze neza. none se ubona bikwiriye umwana w'umukobwa kumansura? oya ntabwo bikwiriye. hanyuma se ubona ababyeyi baba hari ikintu barabimubujije cyangwa ntabwo babizi? abikora badahari. ntabwo yabibyina bareba. none se kuki wowe utabibwira ababyeyi kugira ngo bamuhagarare? afite imyaka ingahe? 18. uzagende ubwira ababyeyi bawe mubuze ko ndumva nta cyiza cy'abamaso niba ari ibyo ngibyo, sibyo? kandi nawe wamubuza. nawe wamubuza muri musaza we, sibyo? kuba kugira ngo amazi azarenga inkombe ababyeyi bazayimenye byarare. ariko urumva ko ababyeyi turengana, twebwe turarira tugatanga uburere, ariko mu bwihisha ahantu muba muri namwe hariya mutinda urwo rugomo rwose, sibyo? rero rwose uzagende umubwire, nawe azatubona kandi buriya yenda nabibona, sibyo? mubwire ko utabyishimiye kwanza kandi azakubona. ntabwo mbikunda. mubwire bazabireke ko Imana itabikunda. uwababuriza hamwe se bose wo kugira ngo mubuze wenyine. nyine mvuga n'abandi bose babikora, ntabwo tuvuga umwe, n'abandi bose babikora ari bato. nta cyiza cyo kwambara ubusa baba bajya mu burayi, sibyo? ndagira inama abantu b'abakobwa babyina ibintu bitajyanye by'urukozasoni bitari iby'umuco, ko babirekera bakabyina kinyarwanda hose babibemerera. kinyarwanda irakwiye. cyangwa bakanaciza kizungu ariko batiyambika ubusa. bakabyina ibintu byose bya kizungu, nta byo kujya kumansura. ntawe ukeneye ko bamumansurira. Imana iguhe umugisha ngira ngo wa mugenzi wawe nawe akagira ikintu atubwirira abadukurikiye. ikintu nabwira kuri bano bakobwa baba bamansura, nabwira ko biriya bintu atari byiza. benshi bibaviramo gutwara amada, benshi bikavura nyine umwana niba yumva ko hari umushyigikiye, wenda nk'urugero afite nk'umuhungu umushyigikiye muri ibyo bintu byo kumansura, nayo nta kuntu umubyeyi yagenda nkamubwire ngo va muri ibyo bintu, byaramajije kurenga imbibi. babyeyi mufite abana bitwara muri ibyo bintu muhagarike hakiri kare, kuko nk'abo ngabo b'abakobwa babikora bihisha, ntuzi ngo kuko nk'uwo nguwo ubikora yihisha none utanabizi we aba ageze n'ahabi. kuko niba ashobora kubwira ati ngiye ahantu gusura mugenzi wanjye, ntumenye ngo ibindi wagiye usanga ari aho baba bagiye nko kubyinira abahungu, ibintu nk'ibyo nyine. ikintu ngiye nabakangurira abakobwa bakiri batoya nk'abo ngabo kwirinda kujya muri ibyo bintu byo kumansura, ko nta cyiza kiba mu bamansuzi. abenshi bamansura baba bakora mu tubari, kandi nta kuntu nanjye nakishimira kubona mushiki wanjye yirirwa amansura mu kabari yambika ubusa, bibona nanjyana tu. nawe
hagira icyo abwira abadukurikiye. mbanje kubasuhuza ndanabakunda cyane abadukurikiye. Yongeye icyo nababwira ni ukubashishikariza wenda niyo babyina izo mbyino za kizungu ariko ntibambare ubusa, nabyo ntacyo bitwaye, ariko nyine akenshi na kenshi ugomba kubyina imbyino za kinyarwanda zijyanye n'umuco wacu. wari wambwiye ko ukina umupira, ukina nomero ya kangahe? njye nyine mu izamu. ukina mu izamu? uri rutahizamu muri make cyangwa uri njye ndi umunyezamu mfata umupira. wowe ufite umupira. nicyo wabwira umuntu ushaka kuzamura umwana ufite impano yo gukina umupira muri aka kanya, akaba kureba yenda se ari no muri APR Academy, wababwira iki? icyo nababwira nk'umuntu ushaka kumuzamura nyine bitangira amugera wenda mu ikipe ari asanzwe hari mu masantere, agatangira aho yitoreza, gutyo rero bigenda bizamuka aho bigera. umubyeyi wese ufite umwana ufite iyo mpano amushyigikire. ariko nyine hangiye afite imana ariko nta bushobozi afite. uti hari igihe umuntu aba afite impano ariko nta bushobozi afite. ese wowe muri iyo mpano yawe bimeze bite? ubushobozi urabufite? ese bugarukira he niba ufite? urebye ubushobozi ntabwo, kugira ngo nzapfe kuzamuka biragoye. ubu se ushobora kuba urebwa n'umuntu ariko wenda avuga ati uyu mwana namuzamura, yakubona ati ushobora kumuha nomero yawe? nomero yanjye nayivuga? wayivuga? ni 0788 40 50 44 yanditse kuri indi Uwamahoro Angelique. Uwamahoro Angelique. Yego. reka ariko mugize kuvuga ko mufite n'impano zo gukina comedy, ntabyumvise cyangwa se nabyumvise? murazikina? ko mutajya? mukuru wanjye ukora w'umuproducer nyine ukora ibintu nk'iby'amakomedi, mbere yajyaga ajya kudukoresha nyine biraho, nuko yagize akazi gatuma vina nagakira ina. ariko muracyabikunda? turabikunda tu. mwabikina mubishatse? Shaka twabikina. wowe nicyo wabwira umuntu ugukurikiye muri aka kanya, akaba yenda hari umubyeyi ufite abana be bamunaniye, ariko kubera ko mwego muhorana n'abajeni muzi uburyo ki wagarura umujeni mu murongo, nicyo wabwira umubyeyi nonaha afite umwana wamunaniye ariko ntafite uko yamugarura, ntazi n'uburyo yamugaruramo? ngewe ikintu nabwira umubyeyi ufite umwana wamunaniye, kugarura umwana ngo akugarukire si ukumubwira ngo vayo, ahubwo we irinde ku muntu. arya umubyeyi afite umwana wamunaniye akamubwira, umwana akavuga ati mfite akarori ndi buze kujyamo, umubyeyi akamubwira ati reka ngaho niho mujya kunanirira. icyo gihe iyo ubwiye umwana gutyo, ahubwo niwo uri gutuma ananirana. iyo agize chance yo kugira ngo ave aho ngaho agende, ni handi usanga avuga ati n'ubundi ngira amahirwe make yo kugenda, reka ngiye nkora ibyo nshaka byose mve hano nabikoze. ngiye ikintu nabwira ababyeyi rero, umwana niba akubwiye ngo ngiye gusura umwana twigana cyangwa se ngiye mu kirori, saba agiye mu mabi, ahubwo ayo mabi muvuga musanga abana banyu bakora nimwe muyatera. niba umwana avuze ngo agiye gusura mugenzi we, witekereza ko agiye mu mabi, ahubwo wowe uruhushya agenda, kuko niyo uvuze ngo agiye mu mabi, hari igihe umwana agerayo agasanga ibyo byose biri kuba, akavuga ati se bundi umubyeyi wirirwa avuga ati ngiye gusambana, ngiye kunywa ibyo bitabi, ntabyo wagiyemo. icyo gihe umwana ahita yiheba akavuga ati se bundi wabikorera rimwe, akavugira rimwe. kuko ibintu nk'ibyo byajyaga bimbaho, umubyeyi akamana, ahubwo ngiye nkumva ko ari kunaniza, kuko nkanjye ubu nigeze kwigumura mu rugo njya kuba muri ghetto. nyine ni bwa bwenge buke bw'abana tu. umubyeyi kumva ko niba akubwiye nabi akwanga. hari igihe nawe umubyeyi umurakaza akumva ko nakubwira neza gutereta nta nicyo biri butaga, ugasanga byose urarakaye, umubyeyi ararakaye, byose nta ngendo bifite nyine. ugasanga buri umuntu aracize. ikintu nakangurira nta bana bivumbura ku babyeyi, avuga ati ningira imyaka iyi nzava mu rugo, kuva iwanyu si wo muti w'ibibazo, ahubwo umuti w'ibibazo ni ukwitwarika ukamenyana n'umubyeyi, wakamenya ngo umubyeyi ngenda amutwara utya, ni ibintu nk'ibyo. noneho hari n'ababyeyi baba bafite nk'abana bafite impano nk'izaba, kugira ngo umwana impano yiwe, ubundi nta n'umuntu utagira impano, n'abatazigira biterwa n'ababyeyi. nta kuntu umwana yaba azi gukina, niba wenda ajya gukina nka saa sita za ku manywa,
yajya gukina umubyeyi amubwira ati ntabwo uva hano ujya koza amasahani, ati jya gukora ibintu bijya kuvoma. Icyo gihe rero umwana ariheba, ugasanga n'ahandi umwana yari afite impano ziri kugenda nyine ibintu nk'ibyo, impano zikagenda zipfa, ugasanga n'aho abana bahera biheba, ugasanga umwana arabyutse mu cyakare akoze imirimo ye kuko arazi ko afite aho ari buze kujya hatari na habi ndetse ariko nyine umwana amasaha yo kugenda arageze, nyina ahise amubwira ati ubwo ugiye gusambana, ugiye kunywa ibiyobyabwenge, amushinjije ibyaha mbega muri make. icyo gihe umwana rero ahita avuga ati ase bundi mbaye nari hano ibi byose najya mbikora uko nishakira. Ugasanga umwana rero ahise afata umwanzuro wo kuva mu rugo rwawe atari uko hanze, akemera akajya kubaho nabi. Ngenda ko nabayeho ubuzima bwo muri ghetto, ni hahandi umuntu avuga ngo niba akoze nyine umubyizi umwe, niba akoze ikiyede cyangwa se akandi kazi, nta kindi kintu kimuri mu mutwe, avuga ati niba nkoze nkakorera 5 ahita nguramo agafuka ka kawunga, ibinyanya ibiki byose ndepa aho ngaho, akumva ko nyine kandi atari kuvuga ko iwabo babibuze, iwabo imifuka irateretse akawunga y'imiceri, ntiyajya kubasaba kwishyiramo nyine ngo njye ndashobora ndimenya kunaniranwa n'ababyeyi. Ariko nyine ikintu nakangurira ababyeyi nko mu cyumweru, gukunda abana babo no kubaha ibyo kujya afasha umwana mu byo akora. Niba umwana abwiye umubyeyi ati ngiye aha n'aha, ntamucyurire, avuge ngo kora iperereza umenye aho agiye mu bintu bizima se cyangwa yagiye mu bintu bipfuye, ahubwo wimushinja ngo agiye mu biyobyabwenge, mu buraya. Ibyo bintu bituma rero abana biheba. Ni nawe usanga umwana ari umuswa mu ishuri, ugasanga arirwa ahangayitse. Nta kuntu umwana rero yajya ku ishuri, umwana arabyutse ariteguye, ngo ubundi se ngo kwiga bikumariye iki, ngo bitume se utirirwa nk'ibiyobyabwenge. Ntahandi uba usanga ari umwana ajya ku ishuri mu masaha yo kwiga, ugasanga we yicare mu ishuri arahangayitse, avuga ati se n'ubundi ndiga bimarira iki, ngo n'ubundi ibintu nk'ibyo nyine. Ariko wari uvuze uti nigeze kuva mu rugo njya kwibana, byari byagenze biti? Nyine ni wa mijinya y'abana kumva niba umubyeyi aguhannye wigugumura ukagenda. Ariko nyuma y'aho bikoreye wabonye harimo ingaruka mbi cyangwa nziza zimeze gute? Mu buzima bwo muri ghetto biterwa nuko nawe bigiyemo. Ngewe nagiye kuba muri ghetto mbana n'umuntu nk'ibiyobyabwenge, yankwaga urumogi anywa itabi, ariko nge sinigeze mbifata kuko nari nzi icyo nkeneye. Nge nashaka ko ubuzima bwanjye bugenda neza. Justin uwo muntu ibyo biyobyabwenge yankwaga, mu gihe twamaranye nagendaga mbimugabanya moto, amubwira ati sinshaka kunywera itabi mu nzu. Hanze ahantu yabaga rero ntabwo bari bazi ko anywa itabi, ugasanga yanze kunywa itabi kuko nashaka ko arinywera mu nzu, no hanze atajya kurihanywera, ugasanga umwana bigiye bimuvamo gutyo. Ariko nyine ubuzima bwo muri ghetto butuma umwana amenya n'ubwenge, kavuga ati se bituma n'umwana amenya ninakora gukora, simbaho. Icyo gihe uhita umenya niba icyo bari bakumariye, tubona akamaro iwanyu bari bagufitiye. Kuko icyo gihe ntabwo nk'ubu ngubu mu rugo ndabyuka, amazi ni nko kuva hano njya hariya ku kigega nkavoma, nkaza nkitemberera muri karitsiye, narambirwa nkaza nkataha, nyine biraho. Ariko icyo gihe n'icya gihe ubyukaga uvuga ngo uricaye, wakicara ukahita unarwara, ngo avuga ati se nimbyuka nicaye ndarya iki, ndabahone. Icyo gihe hantu icyo gihe ntabwo iwanyu byabagizeho ingaruka cyane kubona umwana wabo asohoka mu rugo akajya kwikodesha? Icyo gihe umubyeyi ukuntu nabigenza ntago akugarura, arakwihora nawe akabanza ukamenya ubuzima bwo hanze. Burya umubyeyi iyo ugiye muri ghetto akakwirukankaho, buriya nawe aba afite amakosa. Uramwihorera umwana akagenda akabanza akabaho ubuzima bwo hanze, ariko nyine nawe umukurikirana umenya ati abaha n'aha, ubizi neza ko bishobora biteje ikibazo wahita umugeraho. Uramureka nyine umwana akabanza akagenda akabaho ubuzima bwo hanze. Nk'ubu ngubu mu rugo nshobora kugenda nkavuga ngo ibi n'ibi gutya, nkabitwara gutya, kuko nyine nzi ubuzima bwo hanze, ntago najya kwangiza. Hari n'abana nawe warize muri make, warize? Narize, nakuyemo isomo. Nashishikariza n'abana bivuga umuri, wavuga ati ningira imyaka iyi nzajya kuba ghetto. Kuba ghetto si wo muti w'ibibazo, ahubwo umuti w'ibibazo ni ukicara ukaganira n'ababyeyi bawe. Kandi namwe babyeyi niba muri kuganiriza abanyu mubaganirize neza, nta bintu byo kubacyurira ibintu nk'ibyo. Nicyo nashishikariza ababyeyi. Reka yenda duhe uyu musore atubwire ikintu kimwe yari yatangiye kukimbwira kare. Arambwira ati ikintu gituma rimwe na rimwe abana bagira ikibazo, ati umubyeyi aba afitanye ikibazo n'umuturanyi akakubwira ngo guma mu nzu sinshaka gukina n'abariya bana, ati kandi bariya bana ntacyo muba mwapfuye, ababyeyi nibo bafitanye ikibazo. Wowe ibyo wari umaze kumbwira bitera ingaruka ki, bibatera bibazo ki?
bo ubwabo bajyamo gutyo nyine n'umumeri waho ngaho hirya akazabwira abo bana ati bari abana buriya mugore ntugakine nabo ntabwo mbishaka mama wabo muzi icyo dupfa ejo bundi tuzagenda gukina nawe agakina wowe ugakina uzi ko muri gukina bisanzwe akakuvuna bikavamo ingaruka nyine ukajya kumuvuza gutyo. n'icyo babwira ababyeyi bameze gutyo bashaka ko abana babo nabo bangana kubera ko n'ababyeyi bangana? Abameri rero nabo bitonde bajya batekereza kabiri kabisa. Gutekereza kabiri ni ngombwa uvuga ati ikintu ngiye gukora nicyo nimba utekereje ngo ngiye mfite umujinya ngiye kugera nkora iki jya utekereza ati uwo mujinya se muretse nkatuza nkabireka ejo ntibyamerera neza ase nimbikora gutyo cyangwa nkakoresha uwo mujinya mu kanya leta ikabiraje baramfunze nsize abana bangana utya barabeshwaho n'iki nyine ukabipoha nyine ugatuza ukamenya ko ari gutyo nyine. Okay. Reka ndi kiganiro cyacu kijakaza ku musozo hari ukuntu wigeze kuvugaho gatongo nyine ngo mukina twa comedy. Ese ubu hari agakomedi ushobora kudukubitiraho gatoya ahangaha? Komedi zirategurwa irandikwa ntabwo wayitegura nonaha. Akantu gato gusa nka kamwe ko kwandimbati bajya bakora. Gatoya gusa. Komedi ntabwo komedi cyetse hari abakomedi bakoresha umunwa hari n'abakoresha ibikorwa nyine. Okay, mwebwe muri abakoresha ibikorwa. Twige turakora uranza ugategura. Rero muzategure nabyo tubirebe sibyo? Kuko ushaka gutegura none bikazamo akavuyo ukabona ni bibi nyine biri kwicira ibyawe kabisa. Okay. Nagira ngo turimbira akarimbo k'Imana wavuze ko ufite ego uramfasha nyine na karawo nyine gato cyane ko gushima Imana. Nta kibazo Anirimba ka Dawidi. Nta kibazo akubona kose akakurima ari kutuzanira. Dawidi yatoraguye amabuye 5 rimwe ryari wowe Yesu we. Nje nawe. Nta kibazo. Ngaririmbye. Bansika. Ahubwo kandebe indirimbo nayo natekereje imvuye mu nda. Tekereza cyangwa twivugira nta kibazo niba. Twe tuvuga ntarebe mbe nkatekereza ndahita. Yego. Hanyuma se ariko nababaje ibintu byinshi ntabwo mwambwe ibigo mwigamo wewe wigaye. Ngewe ningaga GS Muyange ariko ubu ngubu seho nzakomeza. Baranyirukanye tu ko nabivuga. Wakoze iki se? Ikintu nakoze ngewe ukuntu neye ngewe nago ndi wa muntu ushobora kubwira ikintu ngo nyine nk'urugero hari imico abarimu bagira akaza akakubwira ngo wakigoryiwe wabikiwe ngewe icyo gihe rero nago njya nihangana. Ikintu banyirukaniye nta kindi nari mfitanye beef na secrétaire wacu tuzira ngo nyine ngo mukuru wanjye wigeze kwigayo ntago babumvikanaga. Ubwo rero nanjye ubwo ahita ntwaramo umwiko mutyo umunsi umwe aranyirukana. Icyo gihe ishati nena kumwe mama muri gukina agafata ishati ukayiha mugenzi we ngo ayikubikire. Ataha atayimaye. Atashyira atayimaye mu gitondo nza nta shati y'ishuri nambaye rinjiye muri gate aramfata. Ngo ati taho ujye kwambara ishati. Amubwira ati ariko ishati yangiye mu kigo nayambara. Ati taho ujye kwambara ishati. Nsohoka mu kigo ndazenguruka njye inyuma y'ishuri ryacu nyine kuri Senyenge ngira umugenzi wanjye ngama ishati secrétaire master ari kundeba. Ninjiye mu kigo master itavuga ati wanyuze he winjira. Namubwira ati naciye gate. Secrétaire ahita avuga ngo namubonye ariko karenga. Banshyiraho condition byinshi cyane na ndetse ibintu bakambwira ndariha uruzingo rwa Senyenge rw'50,000. Senyenge se wari wayiciye? Byahese nyine ni yakomerekeje. Ni rwa rwitwazo nyine rwa kwishyira mu muntu. GS Muyange hano ruguru. Banuma imifuka 2 ya sima ubwo ngo baba bari kumbwira ngo ndazitira akantu kangana nka hano. Waciye se? Byahese nyine ngo nuko ari hamwe babana baba barakoze akayira nyine ngo ngo ninge wahaciye. Banuma imifuka 2 ya sima amatibe 15. Amatibe 15 ngo yakure nyine ngo ubwo mu rugo barabigura. Kandi ubwo icyo gihe byahe byo gutangira mu rugo turabana 10. Mu rugo turabana 10 bane bararangije abandi bari nyine abandi nibo bakiga
kandi ubwo urumva rero papa niwe ukora wenyine, aba afite ibintu byinshi. Umwe umukuru wanjye nkurikira yiga muri internet, ikigo yigaho bishyura 200,000. Nubwo nanjye ikigo ningaho atari amafaranga menshi, ako 17 kuba tuyishyura turi abantu batatu twiga muri segonderi, muri primaire harimo abandi babiri, ntago washyira rero nabyo byose. Ndavuga ati se ndajya mu rugo mbwire papa gutya na gutya, nge ibyo byose rero ndavuga ati mbura uko mbigenza. Iki gihe naravuze ati nk'umuntu uri mu karengane mfite uko nabigenza, mpita njya ku murenge. Nikizemo nyine akanyabugabo njya ku murenge ndega ikigo majije kukirega, baraza abayobozi baraza bareba ukuntu ibintu bimeze, barandenganura. Guhera icyo gihe ubwo barimo bose bahise banyitwara mu mwikomo ati se umwana utinyuka kujya kurega ikigo. Oya ariko byari byo, ahubwo twajya ubu nanjye ngiye kubwira ko barakosheje, ahubwo niyo mpamvu nakubazaga izina ko numvaga nanjye bimbabaje. Twajya dukora nka kwizi nk'ubu bahise bakugara uriga barakwihorera. Twajya dukora nka kwizi, amanota yanjye ninyabone. Gutya umwarimu yaza nko mu ishuri akaza akanshotora akajya mbwira nabi, ntakanga kuvuga ubwo ngo ndi kumusuzugura, navuga ngo ndi kumusubiza. Ubwo ngo nyine ahise ansinyisha conduite amanota 5. Igihembwe cya mbere igihembwe cya kabiri banyitwaye mu mwikomo gutyo kuko wabareze gusa. Kuri conduite mbangiza amanota 17 yose bayatwara n'ikosa mfite. Icya kabiri nabwo mbangize ufite abarezi bameze gutyo cyane. Icya gatatu nabwo mbangize 17. Umwaka nageze noneho aho kubera ibyo byabarimo kunyitwara mu mwikomo, umwarimu yaraza akambwira ngo fata birote yawe, turi mu gihembwe hagati ikizami kitarakora, ngo turakwirukanye ngo uzajye ku kindi kigo, ngo dore twakoreye iki. Kandi ikigo nigagaho nyine ni kwa kundi umuntu afite ubushobozi buke, ikigo nigagaho bakwirukanye kugira ngo uzabone ikindi kigo biragorana. Nubwo kuva twafunga nirukanse mu byo kwaka ikigo, ariko nyine ntago birakunda. Bishatse kuvuga ngo abandi banyishishora no kuzatangira ngewe nyiri hanze nyine naratangira kwiga, kubera nyine kubona ikigo kwanjye biragoranye. Nuko byasaba nko kujya muri privé tu. Baje kuguhagarika noneho ubwo ngo banyirukana nyine burundu ku kigo nigagaho bigenda. Nta kindi kintu ntacyo wishinja nawe usibye kujya kubarega, ubundi bahita banyitwara mu mwikomo. Ubwo niba ngo mu ishuri habaye agakosa k'abanyeshuri bandi, bahita bavuga ati ubwo nanjye ndigatera, nanjye nabigizemo uruhare, ugasanga ndi kurengana gutyo. Nasiba umunsi umwe ku bibazo runaka cyose arabizi, kandi ari we muntu wanyirukanye nyine bwa mbere, avuga ngo njye kuzana ibyo byose amasima. Aravuga ati ngo cyangwa ngo niba ibyo byose bidashoboka ngo nzamare ibyumweru 3 nza buri wa gatandatu gukora amasuku ku kigo. Ndamubwira ati buri wa gatandatu se nzambura gufasha ababyeyi ngo nje gukora amasuku ku kigo. Rero arabyanga, binyitwaramo umwiko mutyo. Leta niyo yaje rero andenganura, baranyakira banishimye, ariko nyine n'ubundi niho handi nakoraga amakwizi, ugasanga baranteganye. Ubwo nakererwa rimwe, nakererwa n'iminota ingahe, umwarimu akahita azati ngo kuba wakererewe, abandi ubwo bari mu bihano ngo turawukata conduite amanota 20 ngo yitutaha. Usibye umwarimu umwe nyine kumvikanaga nyine, niyo wazaga akavuga ati mumubabarire, ntabwo gukererwa rimwe mwamukata amanota 20 mumuhe igihano. Ariko urumva kuyagukata byashaka kugira ngo bigere cyagiye bakwirukane, banyirukane mfite nyine kunkata amanota conduite. Ntabwo wajya kwaka ikigo ufite conduite, ntabwo wajya kwaka ikigo ufite conduite amanota 15. Ubwo mu mwaka ku manota 2 nicyo kimwe cya kabiri nari mfite amanota 30. Rero nta kuntu wajya kwaka ikigo ufite amanota 30 none navuye ku kigo giciriritse nka kuriya ngo mbonye ikigo. Ntabwo Kicukiro ntibagufata. Imana izakina gusa bafite imico mibi, bazatwumva niba dukurikira kuri icyo kigo cya Mayange rwose bahindure, kuko ntabwo ari byiza kugira ngo habi cyane kumanura conduite nyine ikigo cyose ugiyeho ni conduite bareba. Kandi nanone icyo kiriya kigo kugira ngo uzakiveho ubone ikindi kigo biragorana. Noneho kabisha hariho na conduite nkeya, baranditse ngo arakwirukanye. Igihe ugiye ku kigo baritekereza se uno mwana byamwirukana iki kuri kiriya kigo, bikabacanga nyine kumva ko ari ibifuti nyine. Oya humura, upfa kuba nta mafuti wishinja, upfa kuba ukiranuka. Imana izaguha ikigo, kuko ntabwo Imana igirenganya. Umuntu yakurenganya, ariko nawe mbwiriza abantu ngo iyo igihe cy'Imana kigeze nta muntu ukitambika. Nawe rero igihe cyo gusubizwa nikigera, Imana izaguha ikigo kandi bizagenda neza. Humura. Twagiye hanyuma se muri abana beza nabakunze, ariko ndashaka kubaza ikintu kimwe. Ndabona wowe
ukwiye kuba mukuru wo nawe ariko ndashaka koza muri iyo myaka yanyu ko mutigeze mumbwira iby'inkumi mu buzima bwanyu biti sa nazibamo aya ntago byabura ariko nyine biraho usibye ko nyine njye ibyo bintu najya nakunda kubijyamo cyane ntacyo nubwo bijyamo gahoro ariko nyine ntabwo byabura nyine nabwo kandi ni ugutereta biraho ariko ibintu byo kujya nyine ugutereta ute ku mwana ungana nawe mugenzi wawe bigenda bite oya gutereta nyine kugira ngo dukurikirane abarega bamenye gutereta nyine ni kwa kundi nk'urugero uba ufite nk'umwana iki ni iby'abana oya ntabwo ari iby'abana ni nka kwa kundi nyine uba ufite inshuti y'umukobwa nyine nka kwa kundi uba ufite inshuti y'umukobwa kwa kundi ufite inshuti y'umukobwa nyine n'inshuti biraho bisanzwe nyine mumwiganirira biraho ugashituka nyine mwakundanye tu ariko nyine nta bindi mugamije ariko wa musore ndabona ari upfa kubaruta aba bose wowe ukundana n'umuntu ntabyo mugamije oya reka ibyo bintu nyine tubwira nta kibazo ushobora gukundana nawe uvuga ngo nyine nanjye nitwe mu bandi ko mfite sheri ariko nyine biriya bintu bya happiness nta bintu aba afite imyaka ingana iki nyine ngewe usibye ko mamungana niyo umuruta n'umwaka umwe cyangwa se kurusha umwaka umwe ntabwo ubu ngubu ntabwo najya guteta umuntu ndusha nk'imyaka 2-3 reka waba uri ku rundi rwego waba uri utereta ungana iki icyo gihe utereta nk'urusha umwaka umwe cyangwa se wowe we aho ukurusha aho kurusha se ni wawe ugiye kwa shuga mami oya umukobwa azo kurusha umwaka umwe ntabwo abaye shuga mami reka ikibi nyine niko nuko yose ari igihe uba ubona nyine umuruta akakubeshya ngo murangana cyangwa se arakuruta ariko nyine n'ubundi akuruta byinshi cyane nese ko abakobwa uzi ko bakunda amafaranga ubwiye umuteresi muhiki ntago yanjye ngewe singiye kukubeshya ngiye kuva natangira gutereta nta mukobwa urandya yanjye nta n'umukobwa urankura none se katuvuga ngaho tubwire rero nyine ibyo bintu byo kujya muri ibyo byo mu bakobwa nyine ni ukujyayo nyine kujyana nawe mu rundi rungano witwa ufite sheri ariko ibyo bintu byo ariko se kankubaze mu by'ukuri nawe mbwiza ukuri koko nkawe ku myaka ndeba ufite iyo sheri ikumarira iki uyimarira iki ese ubwo busheri bwanyu buba intumbero yanyu bizagera hehe icyo gihe se uba wita sheri sinayo muba muzabana nyine akenshi iyo mutuzuzanyije uramureka cyangwa se wakakureka ese nko ku myaka yawe uba ukeneye kuzuzanya gute ngewe se yakuzuzanya hari igihe nyine hari igihe umukobwa wamutumvikana ugasanga nk'urugero niba umukobwa akunda kunywa inzoga ashaka ngo nawe uzinywe umukobwa ungana nawe waba anywa inzoga bake se nyagasane ahubwo ndakubwiye ngo umukobwa ungana nkanjye abenshi iyo atanywa inzoga muri iki gihe abavuga ko afite ikibazo muri iki gihe umukobwa ungana nkanjye kunywa inzoga aba ari ihame ni na byiza ko icyo kintu kizanye cyo kunywa inzoga kuri iyo myaka none se nk'umukobwa wanyoye inzoga akaba ari sheri wawe kandi ko umuntu iyo yanyoye inzoga mu mutwe byicanga ubwo ntabwo yagukoresha ibyaha kandi yenda utiteguye nyine nawe icyo gihe niho uhita umubonera icyo gihe iyo uramutse uhuye nka sheri wawe yanyweye inzoga niho umenya ibyiwe byose niba ari indaya ariko ubundi cyangwa se niba gutekereza izina sheri ni iki nyine izina sheri se okay none se ku myaka yawe nawe uba ufite umukunzi ukunda ukumva uramukunze mu mutima koko kumva nyine ni sheri reka cyangwa umubeshya nyine nyine ibyo niba nahoze nk'ubwate ni kwa kugira ngo nyine mu bandi nyine bavuga ko ufite sheri ariko nyine njye ntabwo ndajya ku rwego rwo kuvuga ngo mfite sheri uri seri ya kareka ntabwo atwikwa nyine tu ni ukuryana ni ibintu mbe bidafite aho bitangiye nuko nawe ushobora kubimubaza akakubwira ati reka nanjye nuko nyine none se ubaye umukunze koko akaba seriye nawe byagenda bite kaba serious kandi koko nawe ukumva koko rwaje ubwo icyo gihe nyine ubwo iyo rwabaye seriye ubwo nyine mamugenda kugomba kugendera mu nzira imwe nkanjye ubu ngubu kera sinakundaga gusenga ariko ubu ngubu nsigaye mbikunda nka sheri wanjye ngewe nkunda gusenga ngewe buriya nka sheri wanjye mba numva nanjye yamera nkanjye niba yumva nkunda nimubwira tujye gusenga aze tujyane
ibintu nk'ibyo nyine. Ubwo iyo umubwiye ikintu akubwira ati reka reka, mukabona nimuhuze, ukabona ukunda gusenga we ntabikunda, icyo gihe rero ntabwo muba mugikomeje muhita mutandukana. iwanyu baba babizi cyangwa ni ibintu wowe uba wibiziho gusa? Mu rugo se hari igihe baba biza ntabwo wabiyoberwa, kuko hari igihe ufite telefone wayishyira hasi yahamagara bakayita bati hari ingeso abakobwa bagira kuguhamagara nyina kurya yakita kubwira ngaro sheri. Ubwo icyo gihe iwanyu nyine ubwo icyo gihe urataye iwanyu akakubaza ati se kari agakobwa ari ibintu nk'ibyo, kandi icyo gihe ntabwo wabacika, ugomba kubasobanurira. Ese muri mwese hari undi ufite sheri cyangwa mwigeze muri mwe gusa nawe nk'ufite sheri? Ntabwo yabura. Tubwire si ngo ni ufite sheri gusa muri iyi nawe ibya sheri rero. Ibya sheri umusheri umugira kugira ngo bagenzi bawe batagufata nk'idage. Idage ni iki? Ni umuntu nyine hari igihe mwajya mujya ahantu ukumva bakananga ko mugendana bitewe n'ukuntu umeze witurije, ngo utinya abakobwa, mukajya nk'ahantu muri bidi ugatinya abakobwa, aho ngaho baraburije ntabwo beretse ko muri genge. Niyo mpamvu umuntu ndamufite. Hanyuma se iyo umufite iyo umufite muraganira ukamubwira, uramuganira nimba wababaye mugahura, utaha uri guseka waje wababaye. babahereza muri kiliziya kugira unabyemere. oya ntabwo twagukina, nta byaha dukora ibikwiye mugihura murahoberana, aho muba mukumburanye nyine mugahoberana mukaganira iwanyu batetse iki y'ibijumba ariko ntago ubwo se keretse mwari mumaze nk'umwaka mudahura nibwo yaguha kado. Watora ikijumba iwanyu bucyasize ukajya kugifata muri kado. Iyo turi kumwe tuba tuganira, buri wese avuga ko ameze, ibyo akunda, ibyo yanga, utuntu nk'utwo abanyeshuri bigana ukuntu abafata, ibintu byose umuntu aba akunda nyine. Nitwongera nk'akajambo ambwira ngo mva nanezerewe, naraye nkorose. muri akubwira ko wenda yakurose muri mu butayu. ntago byose wabivuga, ntuzi ubwo hari ibintu utagomba kuvuga. niwe wa mbere ku isi mwiza. keretse nimba ari wowe wawufera, njyewe biba ari byo.
ahubwo ntabwo yaruta mama ariko aba unamuruta nako aba baruta. So hari abo twakundanye mu mikino kera ariko se kuva aho nabitekereje gukundana neza mbizi neza ibivamo 3. ariko muri abo 3 bose ni uwuhe wumva ko akugera ku mutima none ko mutari ku uko nese namuvuga izina oya wavuga uwa mbere cyangwa gatatu uwa kabiri uwo ufite ubungumbe gani nakubona zibwiriza amfite wowe n'ibihuha utwibutse 15 ukomeza gukunda n'abakobwa 3 kandi 3 bakuyemo abo baterekanye bwa mbere. 3 abakera batari nyishyira umwana abo twakinanye iby'abana mbakuyemo. hanyuma se imbere yawe ubona ubundi wowe imana koko ni ugirira neza ugakura neza ukiga neza ubona uzashaka kugira mfite imyaka ubundi se ubu nzashaka 26. 26 twagiye wowe twagira ngo nawe wongere ufate kandi mujye mutubwiza ukuri njye ntabwo njya mbeshya. ukundana n'abakobwa bangahe kuva uvutse kugeza ubu njyewe cyangwa watangiye gukundana ufite imyaka ingahe? njyewe natangiye gukundana ndi muri 13 gutya. 13 biriya bintu byo kuvuga ngo gukundana ngo mukine iby'abana ngero urugero ntabwo nigeze mbigeramo ko njye nakoze mu rugo badukanira tu ni ukuvuga ngo ni bya bindi by'abana nyine twari tumeze nk'abantu mu bipangu ahantu twabaga nyine hari mu gipangu nta nshuti nta nubwo no kuvuga ngo ni muri karitsiye ituyemo abantu gutya ni nk'ino kote y'abakire nyine natwe nuko twibere n'abana babona muganira tu. natangiye gukunda niga nko mu wa 5 primaire kuva natangira gukunda amaje gukundana n'abakobwa nkaba ne gutyo. ubwo nyine mvuze njyabo nabwiye ko mbakunda harimo yaba we ni benshi ni nka 6 gutyo 8. niki cyatumye uwa mbere mwakundanye muri iyo myaka mito umwihorera ukakomeza ufata abandi? wa mbere twakundanye ni kwa kundi nyine ubona yari indaya muri make yari inshinze yari afite nka 13 gutyo n'ibiri yari agashinze. ubwo se ntabwo yagukoresheje ibyaha? oya iyo myaka ko icyo gihe kubwira umwana muri uriya rugero bamubwira ati dukore ibi yumva ari ibintu bitabaho nyine nkanjye none mba narakuze numva ati urabikora gutya na gutya urashya nkahita numva ni ibintu uri kumbwira n'ibimacinga icyo gihe rero twahitaga dushwana. ni ukuvuga ngo abantu bose mwakoranye kuri iyo myaka kugeza ubu ngubu bose nyine muba mukinana ko bigaragara yuko mushobora kuba mwarenze imbago mukagira n'ibindi mukora. reka bibaho se ndagafosha rukara ntabwo ibyo bintu bibaho ntabwo. uwo mukobwa mwiza mukundana mukangana mukarwana mwari mupfuye iki? yewe umukobwa twakundanye nkumva ntanamukubita se ntavuga se ko twapfuye iki nyine ni wa mukobwa yazaga mu rugo akumva yakirwa yibonekeza mu rugo abeshya bashiki banjye ngo twaraye dusomanye kandi bitanabaye nyine mu cyimbo cyo kwikina wikina ngazi ngo arimo kwishimisha tu ariko nyine atazi ko noneho nk'ibyo bintu ngiye nakuze mbitinya kubi. bwira yuko uwo nguwo muheruka kugira icyo mupfa rutubwa icyo mwapfuye ko ari uko yajyaga iwanyu akazayo. none se birashoboka ko ubu umukunzi wawe ku myaka yawe azi iwanyu bakamenya ko koko ufite umukunzi? birashoboka igihe umukunzi nyine tu hari igihe aza nko kugusura biri aho
mu iwanyu bakamwishimira bitewe n'imico bamusanganye nyine tu basanze atari wa mukobwa wakujyana mu bindi bintu nyine usanga iwanyu baramwishimiye kuko nyine hari n'igihe umubyeyi yanga ujya nk'iwanyu ujyanye nka sheri wawe akamwanga, ari naho bitera nyine bisanga abana bagirana amabifu n'ababyeyi babo, kavuga ati ze ni umuntu wanga sheri wanjye yangeza kuki, ibintu nk'ibyo rero. ariko murihangana njye wenda uko mbyumva siko mbyumva. Wowe wambwiye ko ufite imyaka ingahe? Uriya afite 15. Kandi mwese muracyabi iwanyu mu rugo. Rero jyewe yenda nk'umukozi w'Imana inama nabagira, iyo ufite umukobwa w'inshuti yawe ku myaka nk'iyo ngiyo kandi ugishaka ubushobozi wanyu, baracyakureberera, urakiga, uracyari munsi y'ukuboko kw'ababyeyi bawe. Yenda inama nabagira, ariko niyanjye nimwumva atariyo nimuyitware. Inama nabagira ni ukurekana n'ikintu bita abakobwa, bakaba inshuti zisanzwe zo gutya, ariko atari byo kuvuga ngo sheri. Abantu babita amadage mukabyemera, uti kubera iki? Wese wowe ufite imyaka 15, ufite 14, ufite 17, uracyari munsi y'ukuboko k'umubyeyi wawe. Uwo sheri nuri umugore ni Shenete, nuri umunamusohore ngo umuhe n'agafanta kubera ko nta mafaranga ufite, sibyo? None se wumva urwo rukundo ruzabagezahe? Ikindi uzagera ku rwego rwo gushaka umaze kwangiza bangahe mu mutwe, cyangwa bo bamaze kukwangiza ari bangahe? So nkumva njyewe nk'umubyeyi, nk'umukozi w'Imana nabagira inama nk'umubyeyi wanyu, sibyo? Numva nabagira inama kwiga, mugashyira ubwenge mugafokasinga mu bintu byo kwiga, noneho wagera kuri university, sibyo? Uvuga uti nsigaje nk'umwaka umwe ngo ndangize, yenda ufite n'uturakukora, ugashaka umuntu mwakundana. Icyo gihe uzaba ari serious, kuko uzaba ufite n'icyo umuha, nawe ubwo azaba yenda afite nawe icyo yagufasha, sibyo? Ariko nk'ubu ngubu mutambeshye ni ukwangizanya, kuko niba ufite 3 bavuye mu buzima bwawe, yenda harimo nk'umwe mwaryamanye, hakaba 4 bavuye mu buzima bwawe, harimo 2 mwaryamanye, nuvuga ngo societe nyarwanda iragenda ipfa, kandi yicwa abana barimo baricana, niko nabyita spiritually, sibyo? So rero nk'inama y'umubyeyi, umubyeyi wa ntiyabikubwira ko yenda avuga ati nimubwira arakara asohoka mu rugo agende, sibyo? Ikindi iyo ubwenge bwawe ufakasinze ku nkumi, amashuri birapunguka. Wabyumvise ko mu mutwe harimo love, harimo urukundo, wakoze ibintu utarugeze, imyaka ufite ntabwo ugomba gukora ibyo bintu, sibyo? Kubera iki? Ari wowe birimo birakwica, birakubuza gufokasinga, kandi nudafokasinga ntabwo uzagera kure ngo ugere kuri intumbero zawe. Wabyumvise ngo noneho ukunde wa mukobwa koko, umukunda neza, umukunda uzamushyira mu rugo, umukunda utazamucumbikisha ahantu, sibyo? Ariko iyo ni inama yanjye gusa, utayeshaka ishyire hasi ayireke, sibyo? Ariko niyo nama yanjye. Ni byiza gukunda, nta kibazo, ariko gukunda kuri iyo myaka yanyu bibavuna mu mutwe, bibavuna mu mwuka, bibavuna mu bintu byose. Turi kumvikana? Muri byo mbabwira ari byo cyangwa ntago ari byo? Ariko reka tubwire aha ngaho, wowe bite tubwire. Umaze gukunda n'abandi? Tukashitani ntabwo mbizi. Uravugisha ukuri cyangwa nuko ntanzi izo mpanuro? Nibyo? Ubwo se abajyama bababwira iki? Ntibakubona nk'idage? Ntabwo bakubona nk'idage? Ku ishuri? Wabaga mu kigo ku ishuri? Okay, wowe? Shangiye nabo kabisa. Ngiye ngira inshuti nyinshi z'abakobwa, ariko ibyo ntabwo njya mbijyamo. Reka. Wese ntabwo bakwita idage? Oya. Wape. Reka nyine abona nyine babona turi inshuti bakagira ngo turakundana, kandi nabirenze nyine mugucira. Ntabwo nanabitekereza. Umaze gukundana bangahe n'abandi? Wenge ntabwo ndakundana kabisa. Sawa, nta kibazo. Namwe mwakundanye nta kibazo kirimo, sibyo? Ariko gusa mumenye ikintu kimwe. Bibiri tubwira ko, sibyo, icyaha ikibi kandi kitubuza kwinjira mu masezerano yacu. Wabyumvise? Icyaha nicyo cyatumye Adamu ava muri Edeni, sibyo?
Yes, aho yaburetse ndashaka ko kajyamo icyana cyatumye Adamu ava muri Edeni, sibyo rero ntabwo wambwira ngo wakundanye n'abakobwa batatu nta cyaha mwakoze, niba babiri mutaragikoze uwa gatatu mwaragikoze, wabyumvise ntabwo wibijyamo ntubijyemo nuriya nta kuntu wambwira ngo abakobwa bose bangize mu buzima bwawe ngo uwo kubasoma uwo kuwufata ahantu wo kugira gute, ibyo ntabwo byabaho, ahubwo wenda kutuvuge gutanga Imana itubabarire sibyo ibyaha, ariko nimuzabisubiremo kandi mufakasinge ku mashuri, abakobwa mubareke kuko murabatesha igihe, ntabwo ari urukundo, ni ya mikino y'abana nk'aya ndirimbo ya Nuza by'abana bya bindi sibyo. Ariko tubasengera Imana dusoza ikiganiro cyacu, ariko hari umuntu nawe niganye ijambo ufite ikintu ashaka kubwira abadukurikiye. Mwarangiye mwese ntacyo tuzabikora utaha. Data mu izina rya Yesu turagushimye, turaguhibaje kuri Imana nziza, tuganire n'abana bawe, turakwinyize kugira ngo bava bagenda ugendane nabo, aho ushingura ikirengereho bashinga icyabo, kandi ahantu hose bari gukandagira basanga murikiye n'umucyo wawe. Mana isumba byose nabajyambere dore n'abana bakiri batoya, mbasengeye uburinzi bwawe kugira ngo bujye bubagota basohoka binjira mu mikino yose bakina, Mwami ujye ubana nabo, amaraso yajya bagota, amaraso yajya bazenguruka, kandi ujye ukomeza kubaho ubwenge ko nibwo buruta ibintu byose. Nubaho ubwenge buzabayobora, nubaho ubwenge bazaba ikibi n'icyiza, nubaho ubwenge Uwiteka Nyiringabo bazatinya gucumuraho. Urakoze mukuzi mwiza, genda nabo usigana natwe, kandi ukuboko kwawe kwiza gukomeze kubaganzaho, ni mu izina rya Yesu Kristo nizeye, amen.